Ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu murenge wa Nduba byatangiye ababyitabiriye basobanurirwa amateka y'icyobo cya Rwabayanga cyajugunywemo Abatutsi babaga bamaze kwicwa uhereye mu 1959 no mu gihe cya Jenoside mu 1994. Ni icyobo cyacukuwe mu gihe cy'ubukoroni mu bikorwa byo gushaka amabuye y'agaciro. Rutabana Damascene, umwe mu barokokeye Induba mu gihe cya Jenoside, arasobanura byinshi kuri iki cyobo cya Rwabayanga, akagira n'icyo asaba inzego bireba ku bijyanye no kukibungabunga nk'ikimenyetso cy'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane ko n'imibiri y'Abatutsi bajugunywemo itarakurwamo. Ubu rero hano haruhukiyemo abantu benshi bishwe muri icyo gihe, noneho bigeze 94 ntago byarekeyeho. Hora abandi none bongerwamo 94, hari n'abamaze gutanga ubuhamya ko rwose bashyizemo abantu hano barazwi nabo babyiyemerera. Uru rwobo rero n'urwo amateka rumaze kuva 59 kugeza uyu munsi. Biragoye ko abantu barimo bavamo, ariko ndizera ko ubwo amateka amaze kumenyekana bizagenda bishakishwa uburyo igisubizo cyaho kizaboneka. Ahishakiye Jide nawe warokokeye mu murenge wa Nduba, mu buhamya bwe yagaragaje uburyo kimwe n'ahandi gutoteza Abatutsi mu murenge wa Nduba byatangiye kera kugeza bakorewe Jenoside muri 1994. Rimwe bigeze kuduhagurutsa, njye nta nubwo nari mbizi, bahagurutsa Abahutu muhaguruke, Abatutsi muhaguruke, Abatwa muhaguruke. Njye nakomeje ndicara, nkomeje kwicara, mwarimu arambwira se wowe uri mu kihe cyiciro, wowe ngo mwicare. Ahita nsohora, sinzi abenshi nzi ko muzi umusaza bitaga Kazimiri, yari inshuti y'umuryango cyane. Icyo gihe nsohotse arambwira ngo ngende mbaze Kazimiri. Kuri ubu Ahishakiye Jide yariyubatse, afite umugore n'abana, ndetse akomeje urugendo rw'ubudaheranwa. Perezida wa Ibuka mu murenge wa Nduba, Ndemezo Narcisse, mu ijambo rye yavuze ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ari inkingi ikomeye y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Icyakora yanagaragaje ko hakiri ibibazo bikibangamiye abarokotse Jenoside bo mu murenge wa Nduba, birimo kutagira amacumbi, imanza z'imitungo yabo yangijwe mu gihe cya Jenoside zitararangizwa n'ibindi. Habayeho inkiko zo zijyanye n'imitungo yangijwe cyangwa se yasahuye mu gihe cy'inkiko gacaca. Banyakubahwa rero, izo imanza ndumva mu tugari na tumwe zitari zagira zarangizwa. Hari zifite ibyangombwa zigomba gushyirwa mu bikorwa. Umurenge wacu abacitse ku icumu, amacumbi aracyari make, ntabwo ahagije, inzu zabo zirashaje. Cyokora twizera ko mu minsi ishize hari igikorwa kiri mu gukorwa cyakozwe nako dutegereje ko cyashyira mu bikorwa, ariko cyihutishwe nabyo byabingira akamaro. Ikindi twabasaba kugira ngo muzadukore ubuvugizi n'imishinga cyane cyane iciriritse ishobora gutuma uwacitse ku icumu atwitwa umuntu utishoboye. Depite Rutazana Francine wifatanyije n'abaturage bo mu murenge wa Nduba mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi, akaba ari nawe wari umushyitsi mukuru, yasabye abarokotse Jenoside gukomera, anasaba abaturage muri rusange gusigasira ibyagezweho birinda ingengabitekerezo ya Jenoside. Inkotanyi icyo zakoze ni ikintu gikomeye, imbaraga bashyize mu kongera kubaka iki gihugu ntawe utazibona. Uko bagerageje kose bahera kuri zero, nta faranga, nta muyobozi, nta politike, nta gikoresho, nta kintu na kimwe, ariko uyu munsi bakaba batugejeje aho dushobora kwicarana tukavugana tugatekereza ku iterambere, tutakiri mu macakubiri atuma dushaka umwibyaro. Nta kiza na kimwe gihari kiri mu rwangano, nta kiza na kimwe gihari kiri mu kwicana, nta kiza na kimwe kiri mu kwigisha abana bacu amacakubiri. Ubwo ndimo ndatunga urutoki ababyeyi bagifite ingengabitekerezo ya Jenoside. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu murenge wa Nduba banasabye uwabaza hari imibiri y'ababo bishwe muri Jenoside itarashyingurwa mu cyubahiro wo gutanga amakuru. Daniel Hakizimana, Flash TV.